muri uru rugendo hari ibintu bibiri umukristo agomba kwitondera, agomba kwibikaho, kwibuka icyo Imana yavuze muri confusion urimo kugira ngo kigufashe kwavansa, kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga muri situation iri so confusing, kumenya icyo Imana ivuga mu rujijo rwinshi n'urusobe, kumenya icyo ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Imana ihabwa icyubahiro cyane, kubera ko Imana yabwiyemo nzabagabiza igihugu, nzabagameza abanyakanani n'amoko yose ari muri icyo gihugu, nzayirukana imbere ya. Imana igaruka kuri Yosuwa Mose amaze gupfa. Imana ihabwa icyubahiro. Mose ashatse kuvuga iki muri uru rugendo? Niba ubuhanuzi butanyuzemo niki Bibiliya irimo kuvuga? Niba bugezaho ukumva nturimo kumva ijwi, niki Bibiliya irimo kuvuga muri ibyo birimo kuvuga? Ese hari ikintu uzi ku ijambo ry'Imana? Itorero rya none n'abakristo ba none dukennye kumenya ibyanditswe byera, ariko amakosa tujya dukora abakristo tujya dusinzira ngo ijoro ni ryo gusinzira. Mu ijuru ntabwo haba ijoro, kandi Bibiliya ivuga ngo tuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tugomba kuba maso ku manywa na nijoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye ubuntu bwawe bwinshi, tugushimiye neza yawe. Imana yacu nziza, se umwami wacu Yesu Kristo, turaguhimbaje. Imirimo yawe n'ibitangaza binyobera, twongeye kunyurwa no kutwemereye kuba imbere yawe. Twongeye kugushima kutwemereye gusangira n'abera ijambo ryawe. Ndakwakiriye Mwami, nakiriye ubwiza bwawe, nakiriye kubaho kwawe, nakiriye imbaraga zawe, nakiriye ubwenge no guhishurirwa bituruka hera hawe. Ngwino twigishe, ngwino dusobanurire ibyo dukwiriye kumenya mu ijambo ryawe. Nyemerera ijambo ryawe rigira ububasha, nyemerera ijambo ryawe rigira ubushobozi, nyemerera ijambo ryawe rigira imbaraga. Ntabari umuntu wese, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwuka wera, mwarimu mwiza, ndakwakiriye muri iri teraniro ry'abari kure, ry'abari hirya no hino, ngo ntabari twe, umuntu wese hafi na kure umusobanurire. Ndiho we, ngwino ubeho ku muntu wese ukagukeneye. Haleluya, nakiriye kubaho kwawe Mwami, nakiriye ubwiza bwawe Mwami, nakiriye ubwiza bwawe Mwami, nakiriye ubwami bwawe Mwami, nakiriye gukora kwawe, nakiriye imbaraga z'ijambo ryawe Mwami w'abana. Ngwino utegeke, ngwino uyobore. Haleluya, tuguteze amatwi ngo tumenyeshe iby'inzira zawe, udusobanurire iby'iki gihe kugira ngo dushobore kubyitondera kandi tubigenderemo nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Ndagushimye, ndaguhimbaje mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Hari akaririmbo kari kandimo, mumfashe tukaririmbe, abo dufatanyije kuririmbira Imana mu buryo bwose. Nongeye kunezezwa n'Imana uyu mwanya mwiza iduhaye wo kuganira ijambo ryayo. Niba hari ikintu cyiza kandi cy'igiciro, ni ukuvuga ubuntu bw'Imana. Umuntu wese Imana yagiriye icyizere cyo kubwira abera ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ry'Imana, ni umugisha. Mu bihugu by'abaturanyi bakoresha ijambo rivuga ngo sabisanira, simbikwiriye, I'm not worthy. Ntabwo n'ubuntu, unmerited favor. Imana rero ihabwa icyubahiro. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki,ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki,ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye.
nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya ndirimba mubazanye nti Yesu niki cyakunkundishije, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Mwami, tubitekerejeho n'imitima yacu, turagushimye ko tudakwiriye urukundo rwawe, kuko mu bijyanye n'urukundo tumenyereye wa Mana we, umuntu akunda umuntu wamugiriye neza, wamukunze, ukunditse, ariko twebwe ntabwo tuzi impamvu wadukunze. Aho umuntu akomoka ntabwo hakunditse, uko umuntu agaragara ntibikunditse, n'ukuntu umuntu azwi ntabwo bikunditse, ariko uradukunda. Menye neza yuko wadukunze urukundo ruhoraho, ukadukuriza neza, ukatwiyegereza mwana. Haleluya. Ngo hahirwa utoranya ukamwiyegereza akaba mu nzu yawe, ngo azahazwa ni byiza byaheraho mu nzu yawe. Habwa icyubahiro mwana, habwa icyubahiro mwana. Abameze nkanjye turagushimye, n'abatarabisobanukirwa duciye bugufi ku bwabo kugira ngo urusheho kusobanura urukundo rwawe. Ni wowe uzi uko wigisha umuntu nuko umusobanurira mwana, ni wowe uzi uko wemeza umuntu mwana, ariko ntabwo dukwiriye. Uhabwa icyubahiro, uhabwa icyubahiro mwana. Watugize abami, utugira abatambyi, hatari aho dukomoka, ahubwo ari urukundo rwawe. Watugize abakenewe n'abifuzwa kubera urukundo rwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Imana ihimbazwe cyane. Dushimiye Imana nanone ko yongeye kuduha umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo. Imana ibaha umugisha, abankurikiye, abazankurikira. Ndizera ntashidikanya yuko hari ikintu ijuru ryagambiriye ko tuganira. Ndagira ngo tuganire ijambo hano nasomye nanone, nkongera kuryumva, nkongera nkanezerwa, nkongera nkishima, nkumva hari ikintu Imana yongeye kunyigisha. Turaganira ijambo riri mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, turasoma ku murongo wa 4, turaza kugeza nko ku murongo wa 8. Murabizi ko nkunda gusoma Bibiliya, nubwo amaso atangiye kuzamo ibirorirori, ntituzi niba ari imyaka cyangwa ari ibindi, ariko nayo ntabwo arimo ibida. Turabishimira Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uhereye mu butayu no kuri urya musozi Lebanoni, ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurati, igihugu cyose cy'Abahiti, kugeza ku nyanja nini y'uburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose, niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasogokuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese sijye, umurongo wa 9, sijye ubigutegetse?
ni ukukomera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Ndashimira Imana cyane kubwira ijambo nari ndimo nsoma, numva ndashaka kubwira abantu intwaro ikomeye muri uru rugendo rw'agakiza, muri uru rugendo rwo gukorera Imana, muri uru rugendo rwa gikristo. Intwaro ikomeye yo kumenya ijambo ry'Imana, intwaro ikomeye yo kwibuka icyo Imana irimo kuvuga mu gihe runaka cyangwa icyo Imana yavuze. Hari igihe umuntu abazi ngo Imana, kubera ko nta buhanuzi yumvise, kubera ko nta yerekwa bamubwiye, kubera yuko nta nzozi, akaba azi ngo nta kintu Imana irimo kuvuga. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko Imana yaravuze, irimo kuvuga kandi izakomeza kuvuga. Ubuhanuzi bukomeye n'imvugo y'Imana ikomeye ni ibyanditswe byera. Imbaraga zo kuvuga kw'Imana ni ibyanditswe byera. Imbaraga zo kubana n'Imana no kugendana n'Imana no kudakora amakosa muri uru rugendo rwa gikristo ni ukumenya ijambo ry'Imana no kwibuka icyo ijambo ry'Imana rivuga aho ugeze runaka, usa n'ubaye stuck, usa n'ubuze icyerekezo. Umwami ahimbazwe cyane. Mose amaze gupfa, Abisiraheli bakomeje kumuririra, ariko ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yosuwa riramubwira ngo umugaragu wanjye Mose arapfuye. Imana ihabwa icyubahiro. Arapfuye. Ubwo apfuye rero ugiye gukomeza urugendo. Ndashaka kuvuga ikintu gikomeye, kugukomeza wapfushije, kugukomeza urugendo bitagenze neza. Imana ihabwa icyubahiro. Kubona Imana wapfushije, kubona Imana no kumva Imana muri dilema. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mose yarapfuye kandi asa n'utarigeze atanga umurage kubo yarayoboye, asa n'utarigeze atanga details ngo ababwire ngo ngiye kugenda ntimuzongera kumbona, ngo ababwire ngo uru rugendo cyangwa se ngo abamenyeshe kare ati bizagera igihe mbe ntari kumwe nawe, mwitoze uburyo muzakomeza. Arapfa. Isiraheli na Yosuwa n'abandi babandi 70 yatoranyije bo kumufasha b'abahanga b'abanyabwenge banga kwemera ko Mose yapfuye, kuko niwe wari ufite iyerekwa n'ijwi yumvise ryo kuva muri Egiputa kugera i Kanani. Imana ihabwa icyubahiro. Mwuka wera mfasha kugira ngo nanjye numve neza kandi numvire, n'abanteze amatwi bumve neza banumvire. Abakeneye gukomera no gufashwa Mwana, ntubure kubakomeza no kubafasha muri uru rugendo. Ndimo kuvuga gukomeza urugendo wapfushije. Imana ihabwa icyubahiro. Gupfusha cyangwa kubura cyangwa gutakaza ibyo warutezeho amaboko cyangwa warushyizeho amaso mu rugendo ntabwo bihagarika urugendo. Nta nubwo bivuga ko aho wajyaga hadahari, ndetse ntibinavuga ko ibyiza birangiye. Oya, ibyiza biracyari imbere kandi urugendo ruracyakomeza. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka asanga Yosuwa aravuga ngo nimuhagarike kurira, muzarira mugeze ryari ko Mose atazagaruka. Naramujyanye, naramwishiriye. Arangije
aramubwira ngo hari ibintu rero nshaka Yosuwa gukora. Biragaragara ko Mose atigeze akubwira ko urugendo ruzagira gute. Iyo duhaguruka cyangwa twumva Imana cyangwa dusoma ijambo ry'Imana cyangwa duhabwa amasezerano, ntabwo tumenya muri uru rugendo ukuntu ibintu bizagenda. Hazabamo ibiryoshye, habemo ibisharira, bitungura umuntu ukurikije umunezero umuntu yatangiranye w'urugendo, bitungura umuntu ukurikije ibyiringiro na excitement zaho yari arimo kujya. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo Yosuwa igira hino. Haleluya. Iyo usomye ku murongo wa mbere, ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Uwiteka ahimbaza. Wari wumva Imana mu rupfu, wari wumva Imana wapfushije, wari wumva Imana mu gisuzuguriro, wari wumva ijwi ry'Imana mu gihe muri cya gihe cya grieving, ukumva Imana ikakubwira nk'aho utari mu gahinda, Imana ikavugana nawe nk'aho utapfushije, ikagarukana rya jwi yabwiye Mose ngo nzabana nawe, ubu bwoko uzabujyana. Mwami ahimbazwe cyane. Aramubwira ngo nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haguruka ujyana ubwoko kuko mutazabura kuragwa kiriya gihugu. Bishatse kuvuga iki? Ibihe birahinduka n'abantu bagahinduka, ariko ikintu Imana yavuze kigumaho, kirakomeza. Imana itugirire neza cyane. Imana yabwiye Abrahamu ko kuri Sara ariho hazava umurage, ariho hazava umwandu n'umunezero wa Abrahamu, kuko yari we mugore w'isezerano. Satani akora amanyanga binyuze muri Sarayi, inshuti kandi umudamu wa Abrahamu, amushingira umuja. Meladofaya, Mwuka Wera tugirire neza. Muri uru rugendo rwo kwinjira aho Imana ishaka ko winjira, muri uru rugendo rwo gusubizwa ibyo uri musengera, habamo ba Sara bitwaje urukundo bagukunda, nitwaje ko bashaka ibyiza byawe, kubona nawe wasetse, ariko ibitwenge bagiye kugusetsa bitandukanye n'ibyo Imana ishaka kugusetsa, nubwo byose ari ibitwenge. Imana itugirire neza. Abyara Ishmayeli. Abyaye Ishmayeli atandukana n'Imana igihe kingana n'imyaka nka 15. Imana nibwo yongeye kugaruka iha Abraham isezerano, ndetse Sara araseka. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Ndashaka kuvuga iki? Imana yabwiye Abraham ko azabyara umwana kuri Sara, abona Ishmayeli. Ishmayeli ntiyakomeza kuba ubwoko, ntiyakomeza kuba umwana Imana yashakaga, ariko n'umwana kandi w'umuhungu. Ariko haleluya. Reka mbabwire, hari abantu bafite ibitangaza bisa n'ibyo Imana yababwiye, ariko atari byo Imana yakoze. Hari abantu bafite ibintu bisa n'ibyo Imana yababwiye ariko bitakozwe n'Imana, nk'uko Hagayi yabyaye umwana w'umuhungu ariko atari Imana yabwiye Abraham. Imana itugirire neza. Uwiteka araza asanga Yosuwa muri iyi confusion, kuko ntiyigeze amubwira ngo Yosuwa urugendo ruzagera aho ngaho Mose agire gute. Ariko ikintu cyarokoye Yosuwa ni kimwe,
kuguma ahantu yumviraga Imana we na Mose, kuguma ku musozi, kuguma mu kirere yumviragamo Imana nubwo yari arimo aririra inshuti ye, umuyobozi we, umuhanuzi we, amaboko ye kwacitse. Yarariraga nk'umuntu, ariko mu mwuka agumana antene ye yo kumenya igikurikiye. Uwiteka araza aramubwira ati Yosuwa we nubwo urira, haleluya, urugendo rurakomeje nubwo Mose yapfuye. Hari ibintu bijya bibura, hari ibintu bijya bitakara muri uru rugendo, hari ibintu ujya ubura ahantu binyuze kandi wari ubihanze amaso. Kuba rero bibuze wari ubihanze amaso, urugendo ntabwo ruhagaze, icyo Imana yavuze ntabwo gihagaze. Komeza antene zawe wumva icyo Imana ivuga muri hantu ugeze hameze nka rompe, muri roundabout. Imana itugirire neza cyane. Iyo tugeze muri roundabout ureba ibitara. Kureba ibitara ni iki? Ni ugufokasinga. Nta muntu ureba ibitara areba hasi, yubura amaso agatangira gusoma. Imana itugirire neza cyane, agatangira gusoma, noneho kugeza igihe ari bubone bamuhaye light imwemerera kugenda. Imana itugirire neza cyane. Yosuwa aguma aho ngaho ahagaze, haleluya. Mose yarapfuye, abantu bose barira, barimo ndetse nuko bitanditse neza, ariko batukaga Mose n'Imana. Wadukuye muri Egiputa utubwira ngo tujyanye Kanani, none dore urapfuye, turajya he? Iburyo ibumoso? Twasize tunyaze Egiputa, abandi baguye mu nyanja itukura, turaherera he ko Mose apfuye? Imana itugirire neza. Niko n'amabuye bajya batera umuntu iyo babonye cya gihe uba wavuze ubuhamya n'iby'Imana irimo gufuga no gukora. Wajya kubona ukabona haciyemo umurabyo, wajya kubona ukabona haciyemo umuyaga. Imana itugirire neza cyane. Ariko malibosi y'amakura nkunda Yosuwa komeza antene yo kumenya igikurikiye. Uwiteka araza aramubwira ngo Mose yarapfuye, ariko niba yarapfuye, imbaraga z'ijambo ryanjye zakuye ubwoko muri Egiputa ntabwo zajyanye na Mose. Inyama n'amaraso byarapfuye, ariko ijambo ryanjye ni rizima. Haguruka wa mudamu we, haguruka, ijambo ry'Imana ni rizima. Wa mugabo we, haguruka, ijambo ry'Imana ni rizima. Komeza ugende, igihugu kirahari. Komeza ugende, isezerano rirahari. Komeza ugende, avansa. Haleluya. Aramubwira ngo Yosuwa we haguruka ugende, kubera ko nzabaha igihugu nk'uko navuze. Urupfu ntago rwamvuguruza, urusaku ntago rwamvuguruza, amarira ntabwo yatuma nyeganyega. Haguruka ihanagure, ahubwo utega amatwi ibyo ndimo kukubwira. Uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Bode ishobora guhinduka, karitsi ishobora guhinduka. Imana itugirire neza cyane, ariko icyo Imana yavuze ntago gihinduka. Gihinduka ryari iyo utakaje position yo kuba aho Imana ivugira ibikurikiye. Imana ihabwa icyubahiro. Aho Imana itangira direction, iyo hatakaje nibwo usa naho Imana itagivuga, itagikora. Ariko guma aho Imana itangira direction y'ibihe. Imana ni itanga inzira y'ibihe. Ibihe, ikirere kijya kigira gute? Indege zijya zijya mu kirere. Imana tugirire neza, zikajya mu kirere, hakabaho igihu, hakabaho ikirere kibi. Hari igihe indege ishobora kubamara amasaha 3 ahantu yari iri bugendera iminota 45 irimo ishakisha inzira. Ariko bigenda bite? Ni ukuvuga ngo aho irimo kujya naho ivuye na pilot baba bakommunicating. Imana tugirire neza, baba bakommunicating, baba barimo gufashanya. Rero iyo ikirere kibusanye muri urugendo rwa Gikristo, don't lose the communication, stay focused.
hagarara aho ugomba guhagarara, antene zawe zikomeze zizamutse, urusaku rw'urupfu nta kibazo, n'amarira y'ibirimo gupfa nta kibazo, ariko hagati aho ngaho mwami ahabwa icyubahiro cyane. Hagati aho ngaho n'iki kirimo kuba, hagati aho ngaho n'icyo urindiriye, nuko yatangiye urugendo, yatangiye umurimo, niyo usohoza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Ibikoresho bishobora gusaza bikagira gute, ariko umurimo urakomeza, na nyiri umurimo arakomeza. Aramubwira ngo haguruka, haguruka. Mwamahimbazwe cyane. Aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose. Ni ukuvuga ngo iki? Nk'uko nakubwiye kuva mbere, uko navuze kuva mbere muhaguruka muri Egiputa, ndakomeje. Yosuwa avance, haguruka, va mu marira. Muri uru rugendo hari ibintu bibiri umukristo agomba kwitondera, agomba kwibikaho. Kwibuka icyo Imana yavuze muri confusion urimo, kugira ngo kigufashe kwa avance. Kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga muri situation iri so confusing. Kumenya icyo Imana ivuga mu rujijo rwinshi n'urusobe. Kumenya icyo ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Imana ihabwa icyubahiro cyane, kubera ko Imana yabwiyemo nzabagabiza igihugu, nzabagameza abanyakanani n'amoko yose ari muri icyo gihugu, nzayirukana imbere ya. Imana igaruka kuri Yosuwa Mose amaze gupfa. Imana ihabwa icyubahiro. Mose ashatse kuvuga iki muri uru rugendo? Yesu ahimbazwe cyane. Ni ibintu Imana igenda ikora mu rugendo rwawe, ni ibintu Imana igenda igufasha urugendo. Icyo ushyizeho amaso ukajya kubona ukabona kiguciye mu myanya y'intoki. Iyo cyushyizeho amaso, mwamahimbazwe cyane, Imana ishobora kukubwira ngo nguhaye imodoka, mu gihe uyimazemo amezi angahe igakora accident. Imodoka ikoza accident, ariko ahantu yavuye ni harakora accident ku buryo nta modoka zisigayeyo, ahubwo hagarara aho wabwiriwe niyo imodoka, kubera ko Imana nibavuze imodoka ntuzongera kugenda n'amaguru keretse nuva aho yabyumviye. Imana ihabwa icyubahiro. Aramubwira ngo umva Yosuwa we, hari ibintu ngiye kukubwira Mose atakubwiye. Mose nta kindi cyatumaga nabanaga nawe nuko ibiri muri iki gitabo, amategeko namuhaye yayitonderaga akayibwira ku manywa na nijoro. Mu rugendo rwe rwa buri munsi ntiyigeze atakaza, ntiyigeze yibagirwa amategeko namubwiye, ntiyigeze aluzinga, ntiyigeze ntabwo aya mategeko yigeze asa nacuya cyangwa ngo atakaze imbaraga, kandi ntiyigeze areka guhagarara imbere yanjye kugira ngo amenye ibikurikiye. Imana ihabwa icyubahiro. Kenshi dutinda turizwa, turirira intumbi, aho kugira ngo tumenye igikurikiye. Haguruka, haguruka, ongera uhagarara imbere y'Imana. Umugaragu niki cyapfuye mu buzima bwawe? Hari ibintu byinshi byapfuye warushyizeho amaso. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ikintu gishimishije nuko aho byavuye hatasibye, isoko iracyadudubiza, ahubwo subira ku isoko. Mose arapfuye ariko Yosuwa arahari. Imana ihabwa icyubahiro. Urugendo rero rurakomeza, urugendo rurakomeza, kuko yatangije urugendo. Mwama ahabwa icyubahiro cyane, niyo izarusohoza, niyo izarugeza ku ndunduro, niyo izatanga intwaro n'ingabo muri urwo rugendo, ukurikije uko intambara imeze mu rugendo rw'ubuzima. Kuva Egiputa ugera i Kanani harimo ibintu byinshi, ariko umuntu atsindishirizwa n'iki? No guhagarara imbere yatangiye urugendo, haba ku manywa haba nijoro. Mwamahimbazwe. Bene data twarimo kuganira, ndababwira ngo uko biri kose ingaruka z'ibitotsi zigera ku bantu nubwo ziba zidasa. Hari igihe umuntu asinzira mu gihe cyo kuryama akaba azi koko yarakwiye kuryama. Hariho kuba maso mu gihe cyo kuryama. Imana rero yabwiye ngo iki Yosuwa, haleluya,
haleluya. Iramubwira ngo uyereye mu butayu no kuri uriya ruzi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abahiti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ukomera ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuyateshe uko uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Imana ihabwe icyubahiro. Ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, ni ukuvuga ngo mu kubaho kw'Imana, mu kumenya imbaraga z'Imana, mu gushaka mu maso y'Imana, ntihaba ijoro ntihaba amanywa. Uwiteka tugire neza cyane. Ni ujye ubihana ku manywa na nijoro. Haleluya. Mwama tugire neza cyane. Ibiri muri iki gitabo, ibyo Mose yakubwiye nibyo ndimo kukubwira. Ubyitondere, ubibemo, ubigenderemo. Mwama himbazwe. Hari igihe abantu bumva ijwi ry'Imana, hari igihe abantu bagira inzozi ariko bakananirwa kwitondera ibyanditswe. Iyo umuntu atumvise ubuhanuzi aba azi ngo Imana ntabwo irimo kuvuga. Imana iravuga mu byanditswe, mu ijambo ryayo. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ihora ivuga. Hari ibyo utumva mu ijwi ariko batila eso ya makula. Umunsi Yesu ajya mu butayu ngo kugeragezwa na Satani, amaze iminsi 40 ngo arasonza, arimo amanuka ahura n'umwanzi, atangira kumutega, aramubwira ngo urashonje cyane, kora umutsima, dore amabuye. Yarabizi ko ari umwana w'Imana kuko nta cyaremwe kitaremwe nawe. Aya mabuye yahinduremo iki? Umutsima wiriye. Aramubwira ngo handitswe ngo ntigeze avuga ngo Uwiteka we, ntigeze asenga, ntigeze yongera gusaba ubutabazi ngo avuge ngo Mana muri iyi situwasiyo, muri iki kigeragezo cyo gusonza no kugaragaza ubutware mfite nkora iki. Ahubwo kubera ko Imana ivuga mu buhanuzi, ikavuga mu iyerekwa, ikavuga no mu ijambo ryayo, yakuyeho inkota ariyo jambo ry'Imana, aramubwira ngo handitswe ngo. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Handitswe ngo ibiri muri iki gitabo. Yesu ahimbazwe. Niba umugaragu w'Imana Mose ubuhanuzi butanyuzemo, niki Bibiliya irimo kuvuga? Niba bugezaho ukumva nturimo kumva ijwi, niki Bibiliya irimo kuvuga muri ibyo bihirimo? Ese hari ikintu uzi ku ijambo ry'Imana? Itorero rya none n'abakristo ba none dukennye kumenya ibyanditswe byera. Uwiteka himbazwe. Dukennye kumenya ijambo ry'Imana, dukennye kumenya ibiri muri iki gitabo, dukennye kumenya amategeko. Yesu himbazwe cyane. Amabwiriza y'urugendo, dukennye kumenya ibimenyetso n'ibyapa biri mu muhanda kugira ngo tutagonga, kugira ngo tudahagarara aho tutagomba guhagarara. Niki gituma twiga ibyapa byo mu muhanda mu gihe turimo kwiga imodoka? Ni ukugira ngo udahura n'ibihano. Bakristo bene data, tugenda duhura n'ibihano byo kutamenya ibyapa biri mu muhanda. Muri urugendo rwa gikristo tugenda duhura n'ibihano, bagenda baduca amande kubera tutazi ibyanditswe byera, kubera tutazi ijambo ry'Imana, icyo Imana irimo kuvuga, icyo Bibiliya ivuga kuri iyi situwasiyo. Aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntabwo atungwa n'imitsima. Ntiyarekeye aho ngaho. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Ntiyarekeye aho ngaho, yarakomeje ngo amujyana ku gasongero. Yo ni intambara yo mu bitekerezo.
Satani bakubwira ngo wakoze iki. Intambara yo mu bitekerezo nta kindi kiyitsinda, ntabwo itsindwa na belansori ya karama, nubwo nabyo bijya bibikora. Itsindwa n'icyo wamenye, n'icyo wabitse. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe kugira ngo ntagucumuraho. Ntabwo yamubwiye ngo nzagufata ukuboko nk'uko yabwiye Kuro ngo njyewe nzagufata ukuboko ngo hanyuma nkenyuruza abakomeye ngo ngukenyeze, nzamenagura inzugi z'imiringa ngufashe ukuboko. Oya, yaramubwiye ngo Yosuwa we, iwowe si ukugufata ukuboko, ahubwo ibiri muri iki gitabo ubyitondere ku manywa na nijoro. Imana ihabwa icyubahiro. Bivuze iki muri urugendo? Harimo kuba maso, harimo kurara udasinziriye, usoma ijambo ry'Imana, urimo gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Ukamenya ubwiru, ugahabwa ubwenge n'umwuka wera bivuye mu ijambo ry'Imana, ugasobanukirwa, ukadisaninga ibihe urimo kunyuramo. Hari ibihe bitayoborwa na Mose. Ibihe bitayoborwa na Mose ni iki? Umva uko Uwiteka avuze. Ibihe bitayoborwa na Mose ni ibihe bitayoborwa n'ubuhanuzi gusa. Hari ibihe biyoborwa no kumenya ibyanditswe. Hari ibihe biyoborwa no kumenya ijambo ry'Imana. Hari ibihe biyoborwa no kumenya ubutwaro uhabwa n'ijambo ry'Imana. Haravuga ngo uzabashishwa byose, aho uzajya hose nta warinda kuguhagarara imbere. Ibi byanditswe byera, aya mategeko yanjye nuyahamya ku manywa na nijoro, mwamahimbazwe cyane. Agahinda ntabwo kazakunyeganyeza, ibirimo kuba ntabwo bizakunyeganyeza. Kubera iki? Uzi ko ndi Imana nyiribihe, uzi ko ndi Imana ishumbusha ibihe. Restore of time, Imana ishumbusha ibihe. Imana ihabwa icyubahiro, Imana nyiribihe. Imana itugire neza cyane. Aramubwira ngo ukomere ushikame, ndi kumwe nawe. Imana itugire neza. Ntabwo tubona Yosuwa agera ahantu agahagarara imbere y'Imana ngo bigende gute. Ibiri muri iki gitabo ku manywa na nijoro ubyitondere, uzabashishwa byose aho uzajya hose. Yesu ahimbazwe cyane. Hari ikintu bivuze. Aya ni amategeko y'umuhanda. Aha harimo ibyapa byose muri uyu muhanda w'ubuzima. Harimo ibyapa by'ubuzima bwawe, harimo ibyapa by'urugendo, harimo ibisobanuro bya dodani, harimo ibisobanuro by'imirongo ikase, harimo ibisobanuro by'amakoni, harimo ibisobanuro by'ibyapa. Iyo utabimenye uragonga, iyo utabimenye urenga umuhanda, iyo utabimenye uparika hatariho, ukagenda uhura n'amande, ukagenda uhura na aksida. Tubayeho mu buzima bw'amande, tubayeho mu buzima bwo kugonga, tubayeho mu buzima. Umwami ahabwa icyubahiro. Ibiri muri iki gitabo, bakristo bene data, ndashaka kongera kubabwira ngo mumenye ibiri muri iki gitabo. Yesu ahimbazwe. Reka dusome Matayo 24. Mwuka wera ndagukunda. Ni wowe mwigisha, ni wowe udusobanurira ibiriho ndetse n'ibizaba, ni wowe utwigisha ibyo kwitondera inzira z'ubwami, ni wowe udusobanurira. Icyama ukabana natwe, icyama ukagendana natwe, icyama ukadufata ukuboko, icyama tukakumva kandi tukakumvira, icyama ukuzura ubuzima bwacu. Haleluya. Matayo 24:42. Nuko mube maso kuko mutasi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, yaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu. Nuko namwe mwitegure. Mwamahimbazwe cyane. Ndimo kuvuga kumva Imana mu rupfu, kumva Imana wapfushije, kumenya ijambo ry'Imana, icyo Imana ivuga mu rugendo wapfushije, watakaje ibintu. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo Imana yabwiye Yosuwa, yaramubwiye ngo biri muri iki gitabo. Nababwiye ngo igihe cya Mose kijya kirangira cyo kumva ubuhanuzi buri kanya, kumva ijwi,
bikagera aho utangira kurya ibyanditswe bikajya biza. Inka igirisha byageza nimugoroba igatangira kuza, noneho iyo irimo yuza nibwo imenya uburyohe n'ubushari bw'ibyo yariye. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu yumva ubuhanuzi ntasoma ijambo ry'Imana, ndavuze ngo iyo umuntu agendanye na Mose ntasoma amategeko akajya yumva gusa, nduwiteka umva uko ivuze, idaratata ipakataka ireketeke, kwa kundi Imana ivuga. Nujye mu byanditswe byara, ntujye umenya ko harimo umubirizi, ntumenya ko harimo umutanga, ntumenya. Nk'uko iyi nka ipfushije ka kantu gatuma yuza, ishobora no kurwara kuko ijya yuza bimwe ikabigarura. Aramubwira ngo biri muri iki gitabo ubyitondere Yosuwa we, ku manywa na nijoro. Niba mvuga ngo imbere y'Imana ntihaba ijoro ntihaba amanywa. Ariko amakosa tujya dukora abakristo, tujya dusinzira ngo ijoro ni ryo gusinzira. Mu ijuru ntabwo haba ijoro, kandi Bibiliya ivuga ngo tuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tugomba kuba maso ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza. Ushobora kuba ukora akazi ariko hari fondasi, aho wakuye akazi harakomeye, harindwa ryari rero nijoro. Niyo mpamvu abantu bakorera amafaranga yabo ariko bakagira umuzamu, bayinjije ariko bakeneye ko ari indwa. Imana itugirire neza. Ntabwo rero tuzi kurinda ibyo twabwiwe n'Imana. Birindwa abantu basinziriye. Habaho igihe cyo kuba maso mu masaha yo gusinzira. Aravuga mwanditsi w'igitabo cya Matayo ngo yaba twamenyaga umuntu amenya igihe umujura azira, yabaye maso akarinda ibye, umujura ntacukure. Imana itugire neza ngo yinjire. Haleluya. Ibiri muri iki gitabo ube maso ku manywa na nijoro. Tuzize kutamenya ibiri muri iki gitabo, tukagenda na Mose mu mitwe yacu, kandi Mose ajya agera ahantu agapfa, hagakomeza ibiri muri iki gitabo. Imana himbazwe. Nubwo ntakiri mvijwi, nubwo nimutse mu Rwanda aho nziranye n'abantu dusengana, ariko biri muri iki gitabo ubyitondere ku manywa na nijoro. Ibiri muri iki gitabo Mwama himbazwe cyane. Mose arapfuye ariko urugendo rurakomeza. Imana ihabwa icyubahiro. Mose arapfuye turavansa, aravuga ngo nukuri ndirahiye sinzabura kubaha iki gihugu, ahubwo umva Yosuwa we wirangara, haguruka. Uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Nukuvuga ngo nzavugana nawe, ariko hari ikintu Mose yakubwiye, iby'amategeko n'amateka kubyitondera ku manywa na nijoro ukabihamya, ntawe uzaguhagarara imbere. N'iki cyatumye ntawe uhagarara imbere, n'iki cyatumye Yosuwa ahagarika izuba, nuko ntawe uzaguhagarara imbere. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ibiri muri iki gitabo Yesu ahimbazwe cyane. Ku manywa na nijoro ubihamye, ubirinde, meditate upon it. Nukuvuga ngo ubisubiremo kugeza igihe bihindukiye ubuzima. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Nta muntu uzaguhaga. Nukuvuga ngo umuntu niba guhagaze imbere mpaka agomba kuvaho nk'uko ijambo ryavuze. Imana ihimbazwe cyane. Nukuvuga iki rero? Ubu buzima, uru rugendo Imana ikubwiye ngo uhaguruka, urubashishwamo no kumenya ibiri muri iki gitabo, urubashishwamo no kuba maso ku manywa na nijoro. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mwa bakristo bankurikiye mwe, ndashaka kubabwira ngo amasaha yo kuryama si yo gusinzira, kuko tuzi ko ijoro ari ryo gusinzira. Imana ihimbazwe. Ariko umwanditsi wa Matayo yaravuze ngo iyaba twamenyaga igihe umujura azira, twabaye maso ntacukure iki, ntacukure inzu ngo atware ibyacu. Ndashaka kubabwira kongera gusoma ijambo ry'Imana. Dufite byinshi Imana yavuze, dufite byinshi twumvanye Mose, ariko ntabwo bizakomeza tutamenya icyatumye Yosuwa ageza abana b'Imana i Kanani. Icyatumye bagezayo ni ibiri muri iki gitabo ku manywa na nijoro. Umwami ahimbazwe. Amen. Umwami agize gute? Ashyirwe hejuru. Ndashaka kukubwira ngo ugire umwete wo gusoma no guhamya no kwita ndetse no gukurikiza. Dufite abantu basoma bakamenya ariko ntibakurikize. Habaho gusoma ukamenya,
hakajyaho ikindi gukurikiza ibiri muri iki gitabo kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Mwami turagushimye, Mwami turaguhimbaje, duciye bugufi. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu muntu wari uhagaze ahantu abona urugendo ruhagaze, abona atazi ukuntu biri bukomeze, kuko icyo yari yerekejeho amaboko gisa naho kimurangiriye mu ntoki. Ijambo ryawe nirimuzeho ryongere rimuhagurutse, akomeze kugira ngo agere aho umusezeranya kugera, akomeze kugira ngo yinjire aho agomba kwinjira. Mwami, mu izina rya Yesu rikomeye, mu izina rya Yesu rifite ubutwari, mu izina igihu cyari kimutwikiriye n'ibihe byari bibuditse ku buzima bwe bigatuma yizengurukaho, ndasenze ngo bikurweho n'ijambo ryawe. Reka amaso ye ahweze, amenye kukomeza, kuko ni wowe ukomezanya nabo wahagurukije kuruta ibyo baduhaye kugendana nabyo mu rugendo. Mwa mu izina rya Yesu, ibikoresho birasaza ariko wowe ntabwo usaza, abantu barahinduka ariko wowe ntuhinduka. Pawulo yaravuze ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, ngo ariko uw'imbere malebosia madikasia etande bosia, uw'imbere ahindurwa mushya. Nasenze ngo ugire umugabo uhindura mushya, nasenze ngo ugire umugabo uhindura mushya, ugire umugore wongera kubaka, ugire umuntu wongera gusubizamo imbaraga. Urugendo rurakomeza, mwa itorero rirakomeza, urugo rurakomeza, uwitekewe ubuzima burakomeza. Ibyapfuye n'ibitarimo kuboneka si byo bituma udakomeza. Mwami, twebwe guhagarara mu rugendo turangariye ibyapfuye nibyo byatubuza gukomeza. Ariko uyu munsi ndasenze ngo ugire umuntu, Mwami, wumva ijwi rivuga ngo komeza, kandi koko akomeze. Umukomeze kuko niwe ukomeza abo wahagurukije. Mu izina rikomeye rya Yesu, ijambo ryawe rimubera inkota, rimubera itabaza, rimurikira ibirenge bye. Ndaguhimbaje ntare w'umuryango wa Yuda, ndaguhimbaje Mana bifite imibiri, ushyirwe hejuru. Ni mu izina rikomeye rya Yesu.